Mbaza nta kibazo. Mom, do you guys love me so much? Ariko se ikinyabupfura gikoreye cyo kuvugisha umuntu utamureba. Ikinyabupfura? Ahubwo se Leila akwaza yatse nakujwe burya akanya ko kamaze gukura. Twongeye kugwikaze hano ku Isaro Empire. Uyu munsi tugiye kuba tugaruka kuri ya filime mwakunze muri bench, Family Issues, muri ka gace kacu twahariye za filime Family Issues, filime y'umwactrice Noella mwamenye muri filime zigiye zitandukanye, aho twavuga manga series, tukagaruka ku isi dutuye ndetse n'izindi filime mwagiye mumenyamo cyane, aho aherutse kuba akina nk'umubyeyi uryamana n'agasore kakiri gato muri filime mwakunze cyane ya Maya series. Uyu munsi rero tugiye kuba tugaruka by'umwihariko ku bintu bimwe na bimwe by'ingenzi byagiye biranga Family Issues kuri season yayo ya mbere. Iyi filime ya prodingwa kuri chaîne y'umukinnyikazi Noella kuri chaîne yise The Noella TV. Imaze kuba prodingwa filime zigera cyangwa amavideo agera kuri 45. Akazi kaba katoroshye kugeza ubu kandi akaba amaze kubona subscribers. Total subscribers kuri chaîne bakaba bamaze kuba ibihumbi bigera kuri 43. Bivuze ngo nibura aba bafana bashyize muri BK Arena byagusaba BK Arena enye. Bivuze ngo Stade Amahoro iba itaruzura, wakenera BK Arena enye kugira ngo wakire abantu bamaze gukora subscribers kuri The Noella TV. Mbere yuko rero ya prodinga ino film mwakunze muri bench, Family Issues, yagiye atumira abantu bagiye batandukanye kuri chaîne bakagenda bagirana ibiganiro ku buryo bw'umwihariko. Yatumiye boss we cyangwa se former boss we Bahavu Jeannette kuri chaîne ye, nka video ya mbere yaje kuba ya prodinga kuri chaîne ye. Agenda atumira abantu benshi barimo Berite kuri ubukina nk'umugabo we muri filime Family Issues ndetse n'abandi. Gusa by'ingenzi uyu munsi tugiye kuba tugaruka kuri Family Issues. Kuri ubu Family Issues episode yarebwe cyane ni episode ya mbere. Episode ya mbere yaje kubirebwa n'abantu bagiye ku 236,338 mu mezi abiri maze ikinwe. Abantu 200,000, hafi kimwe cya kane cya miliyoni baje kuba bareba ino filime. Iyo ugiye kuri comments zagiye zandikwa kuri ino episode, urasanga abantu baragiye bagaragaza urukundo bakunze ino filime mu buryo butandukanye. Bamwe bati turashaka kujya muri group ya WhatsApp, ati courage rwose twayikunze, no mu bundi buryo bagiye bayigarukaho. Nimba we wararebye ino filime, ibiki wakunze by'ingenzi muri iyi filime? Se wakunze urukundo Noella yakunze umugabo we akemera ko babana nubwo yamurutaga mu myaka? Ese wakunze uburyo umwana wabo Miki akundana na se? Wakunze iki muri filime? Ntushobora kuba ugenda muri comment section ukagenda utubwira bimwe wagiye ukunda muri iyi filime. Hagati turagenda tugaruka kuri comment zagiye zandikwa kuri ino filime ko yagendaga ya prodingwa buri munsi. Twibutse ko ino filime ya prodingwa buri wa gatatu ku isaha y'isa 8.
ariko kugeza ubu mu gihe tugitegereje season 2 abenshi bagiye bategereje mu buryo rwose bw'amatsiko, bigaragazwa n'ibyo abantu bagenda bandika kuri chaîne ya The Noella. Bamwe bagira bati we are done Noella, I liked your movie and I can't wait to see the season 2. Bamwe bati nahageze, ati n'ubwa mbere rwose nareba filime y'abanyarwanda nkahita ndira. Bivuze ko bamwe tayari bamaze kuba bibagirwa bimwe abantu bajyaga bivugisha bati abanyarwanda ntibakina filime ahubwo bakina théâtre, bakina amasekeweya n'ibindi nk'ibyo. Gusa kuri ubu The Noella TV hamwe n'abakinnyi b'ingenzi akinana nabo byaje kuba bigaragara ko urwego rwa filime nyarwanda rwazamutse ku kigero cyo hejuru, haba mu buryo bw'amashusho, imikinire n'uburyo filime tugenda tuyibona umunsi ku munsi. Igihe abakinnyi bakina filime ukagira ngo neza ubuzima bakina nibwo babamo, cyangwa se impanuro bari gutanga ku bayireba. Gusa ino filime ugereranyije n'ibyo abanyarwanda cyangwa se n'abantu bose bagenda babamo, igaragaza neza ko hariho imiryango igifite urukundo, kandi ikanagaragaza ko hari amasomo umubyeyi uwo ari we wese yari akwiye kubafatira, haba ku mwana we, kandi n'umwana akagira urukundo agaragariza ababyeyi be. Tugarutse ku mikinire y'akana gato Miki, urukundo keretse papa wako ni isomo ryiza buri mwana wese akwiye kuba atifata cyangwa ngo yiheze cyangwa agira amagambo yirinda kuba yabwira umubyeyi we. Bitwaye iki akana gatoya kabiye sati my king cyane ko ababyeyi b'iyi minsi cyangwa abakobwa ashobora gufuha ati gute wita umugabo wanjye my king, ariko ntacyo biba bitwaye. Aka filime ni keza rwose mu buryo bwose, haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo bw'imikinire, uburyo bw'imyambarire. 100%. Iyi filime wayishyira ku kigero cya filime mpuzamahanga. Bamwe kugeza ubu baribaza ati se iyo umugabo wabuze mu rugo rwe, umwana we akaba ahangayitse, umudamu akaba ahangayitse, azagaruka ntazagaruka? Ese nagaruka azaba akibibuka? Bizagenda bite? N'amatsiko menshi abakunzi ba family issues bategeranyije iyi filime. Ese bitwaye iki kuba wakunda umukobwa, hari n'amafaranga ufite, wafite akazi? Bitwaye iki kuba wasobanurira umwana wawe icyo wowe n'umufasha wawe cyangwa umugabo wawe mupfa? Jya muri comment section tubwire, ubundi ujye wibuka no gusiga muri comment tubwire uti reka twongere twigarukiye kuri filime runaka waba warakunze, yaba filime yo mu Rwanda, filime yo hanze, n'izindi filime mugenda mukunda. Hano ari umukunzi wa Noella wanditse ati ngo ndaye narebye ino filime gusinzi ko no kurya byankundira. I can't get enough waiting season 2. Niba nawe ariko bimeze, ati musigire like, ati yes we, iyi season yari iryoshye. Ni ukuri iyi season natwe hano ku Isaro Empire we confirm ko family issues muri filime nyarwanda ubu ngubu rwose iri muri filime za mbere kandi zirebwa, kuko iyo urebye ikigereranyo nibura buri episode yagiye irebwa n'abantu basaga 100,000. Yaba mu nshuti zawe nawe urebe 100,000. 100,000 n'umubare munini, ni abaturage baruta akagari, abaturage
benshi cyane. Kora subscribe hano ku Isaro Empire, ubundi buri munsi ugenda umenya ama highlight, ama recap y'amafilime agiye ukunda haba hano mu Rwanda ndetse no hanze, ubundi tugende enjoyinga this life. Ku bakunzi ba family issues, Noella, abakunzi ba Berthe, abakunzi baba bahungu bose bagenda bakina muri Maya series n'izindi filime nyarwanda, twabizeza ko mugenda mukora subscribe muri benshi hano ku Isaro Empire, ariko mugenda mubona ibikorwa byacu hano umunsi ku munsi. We hope ko namwe mutegereje family issues the next season.